nizere ko mumeze neza. Mukanya nari mbabwiye nti mukore subscribe namaze ngaruke mbaha amakuru nongeye nagarutse. N'ubundi nereze wanyu iyi Nereze TV Media, nizere ko amaje gukora subscribe. Uyu munsi rero nibwo buri kantu yaraye afunguwe cyangwa se yafunguwe uyu munsi kuri tariki 25 z'ukwa karindwi, ariko wa gatanu nibwo buri kantu asohotse muri gereza. Buri kantu rero yaganiriye n'itangazamakuru, bimwe mu byo buri kantu yagiye avuga nta bindi ni ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo weho nimba amaze gukora subscribe, like, share na comment, reka ibi bintu nze tubyinjiremo, kadutangire gutya ubundi nze njyewe tubyinjiremo turebe ngo ni ibiki abwiye itangazamakuru buri kantu daje. Uyu buri kantu nyine murabizi yarafunzwe, ibyo yaziraga narabibabwiye nimba mutabyibuka, mugiye kuri Nereze TV Media mubirebe, nabishyizeho ndabizi neza. Buri kantu rero yaganiriye n'itangazamakuru. Ikintu cya mbere mu bintu bitanu yavuze ati ntago nigize ntotezwa muri gereza, nta nubwo nigize ngiramo ubuzima bubi, kuvuga ngo buri kantu yavuze ati ntago nigize mfatwa nabi muri gereza. Icyo ni icya mbere yabwiye itangazamakuru, we yavuze ati ngiye muri gereza ntago nigize mfatwa nabi. Icyo ni icya mbere rero buri kantu yavuze ati sinigize mfatwa nabi muri gereza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri buri kantu yavuze ati nabonye ubutabera, ntago nigize ndenganywa ngo mvuge ati wenda nta muntu uri gukurikira ibyanjye. Yego narafunzwe, ariko nyine nabonye ubutabera, kandi ibyanjye byose ndabizi yuko Imana yabikurikiranaga, nayo mpamvu kuri uno munsi yabigaragaje. Buri kantu rwose ari kwishimira ubutabera yahawe, ko yafashwe neza, nyine ibye byakurikiranwe neza, nta buriganya bujemo, nta bindi bibazo bijemo. Icyo ni icya kabiri buri kantu ari kuvuga ko yakiriwe neza, cyangwa se nyine ari serivisi nziza yabonye. Icya gatatu rero buri kantu yavuze ko abantu bamwihaye cyangwa se abantu bagiye bamwishyiramo, mwarabonye uwitwa Bosco Empire, mwabonye Gasuku ukuntu bamushyingiye ku mubyimba. Uwitwa Benovie yaravuze ati yatangiye kuzura atangira kuzura ibintu, aravuga ati buri kantu agize atya na gutya baramufunze, ati nubwo bwose yambwiye ngo mfite ishyari rivanze n'itabi. Buri kantu nayo nta mikino. Buri kantu yabwiye ngo Benovie we ngo afite ishyari rivanze n'itabi, gusa ibyo ntabwo twe tubitindaho. Buri kantu rero yagarutse ku bantu bagiye bamusereza, bamuvuga nabi, ngo dore ngo arafunzwe. Ibintu nk'ibyo nyine byose yabigarutseho, aravuga ati akebo kakiwamugarura, ushobora kumuseka uyu munsi nawe ejo bikakubaho. Ikindi kandi ku bantu bagiye nyine bamwishyiramo bamusebya, nawe yavuze ati nanjye ko ndi redira. Buri kantu ngo nawe ni ready yo gusubiza abantu bagiye bamunnyega bamusebya nyine nawe ngazabasubiza. Icyo ni icya gatatu. Ubwo bivuze ngo mwitegure ko abari abakasuku na ba Bosco Empire twagiye tubona nyine basebya buri kantu, bamuvugaho ibintu by'ibinyoma, bamwishima hejuru, bamukina ku mubyimba. Ubwo nawe dushobora kuzamubona ari kubabwira cyangwa se abasubiza. Icya kane rero noho buri kantu we yatangarije itangazamakuru n'ibindi binyamakuru byose ko iyi sinema nyarwanda nta bwumvikane burimo, abantu bari kugorana cyane. Icya kane cyajyaga gusa nk'icya gatatu, avuga ati ibintu nyine abantu bari gukora, kuvuga ngo gufungwa ntabwo ari ibintu birenze cyane, kandi nta n'ikosa rirenze nayo nakoze. Wenda ndabyemera narakosheje, gusa ariko nyine ntabwo nawe mfite ikosa ryo gutuma abantu bose baza ngo bambyine hejuru. Nuko rero niyo mpamvu njyewe niteguye gusubiza aba bantu. Nababwiye ngo icya kane kirajya gusa nk'icya gatatu. Arakomeza agira ati njyewe nyine ndabizi abantu bagiye bamvugaho ibintu byinshi cyane, ariko nyine urabona abanzi dufite abari benshi. Ni ukuvuga ngo njyewe nyine yego narafunzwe, ariko ngo abanzi dufite nyine barigaragaje, ngo yagiye ababoneramo nyine
n'uruhande yizeraga ko wenda rumuriho akaza kumenya ko rutamuriho, urumva nyine ngo yavumburiyemo abantu nyine, mbega byaramwigishije cyangwa se hari icyo byamweretse, hari icyo byamugaragarije. Ikintu cya gatanu rero ari nacyo cya nyuma ngiye kukubwira gikomeye cyane buri kantu yavuze, kugira ngo mbere y'uko nyikubwira weho icya mbere ugomba kureba ko wakoze ni subscribe, like, share na comment kugira ngo nze ngewe nyikubwira icyo kintu. Icyo kintu ntabwo kigoye kandi nta n'ikindi. Buri kantu ikintu cya gatanu yavuze ati nshimiye abantu bose mwagiye munyereka urukundo, abantu bambaye hafi, abantu bagiye bangirira neza, abantu bifatanyije nanjye muri ibi byago, imibabaro n'agahinda. Ati nagiye mbona abantu postinga bavuga ati humura uzataha, ngenda mbona abantu bavuga ati icyo Imana yakuvuzeho ntaho cyangwa se ngo irya mukuru ati ndarihe, ati Imana iri kuri inyuma, ati Imana ibane nawe. Abo bantu bose umuntu uzi ko wagiye ushimira buri kantu cyangwa se uvuga ati buri kantu ihangane, uzataha ibyawe Imana irabizi. Abo bantu bose nyine bagiye bagirira neza buri kantu cyangwa se bagaragaza ko bari ku ruhande rwe, kuvuga ngo buri kantu we yabashimiye, yavuze ati mwarakoze nyine, bamweretse urukundo. Mbega abantu bamweretse urukundo n'abafana be bose, kuvuga ngo buri kantu we yabashimiye. Nkwibutsa gukora subscribe, like, share na comment nyine kugira ngo amakuru yose n'utundi tuntu tw'ubwenge tugenda tuza nyine ngenda mbatamo. Cyambere usabwa no gukora subscribe nyine kugira ngo aya makuru yose ntakagucikwe, ujye ubibonera ku gihe. Narababwiye ati ngiye nitwerize iyi Nerize TV Media. Imana ibafashe, ibongerera amafaranga, ibahe kuramba, ibongere ubuzima bwiza, ibahe n'umugisha, ugira ibihe byiza muri rusange. Nje na Nerize, iyi Nerize TV Media ndabashimiye, ugira ibihe byiza.